icyo nshaka genda wakijugunya mu ishyamba wagira gute genda kandi ntukore gusa umwana yabuze umugabo wari hano cyangwa nabara mwe muhamwe hamwe gusa n'ubu turi hamwe kadutegereze umukozi ambwiye ko nta mwana afite ujye kumufasha kurera umwana wanjye kwambara ubwira ryake oya ngwino mwana wanjye ndamubuze ntacyo reka ibyo tubireke ahubwo tuvugane ibindi ubundi gahunda zanjye zo zigeze he boss gahunda zo nta kibazo ariko ntumvishe ngo wabuze amafaranga ariko amafaranga ibyo subize gute ko ntabyo nakubwiye boss urebye nyine ndakubaza wabikuye urebye boss ni umusore wita Mbari Kabiriti nimba ari agasore nimba ari akagabo ntiwamenya urwego Kabiriti inde Kabiriti usika n'utwa ni wowe Kabiriti boss aga Kabiriti boss Kabiriti nanda muzi ko mbona atari hano mu nzu gusa nanda tuziranye ariko witwa nande kagufi nako kubuntu bw'ubusatsi ukuntu nako ngako okay ntacyo byo tubireke nta kibazo ese boss uramuzi ko ndeba ubitekerejeho cyane oya ntago muzi nuko iryo zina buri ntunguye ahubwo se wamenyera hatuye ariko uyu muginga arampamije kabisa ngomba kumwataka uyu munsi arayama rwose urayama rwose ntabwo byavamo bimeze bite nese shaka wandereze bimeze bite ese boss mbwiye ngo nkumenyere hatuye kandi umbwiye ko utamuzi n'uw'amahoro sigaye vuga nawe ukamvugiramo nta soni arenge nawe boss ninde nende uguhemba wowe amakuru ngo hagiye nushakira hatuye sawa yute genda abangaba batazi gukora Kabiriti ariko urarinda wambwira ngo ufite ibibazo ko nta muntu utagira ibibazo nanjye uje wasa mfite ibibazo ibyo bibazo byawe wirirwa umbwira njye ntabwo nshaka kubyumva niba ushaka kunyiyahuraho uzaba ureba kanjye nawe soye ko ndeba wihebye byagenze bite ibiki se byakubayeho byagenze bite hano ejo nihuriye n'akabebi kahejeje imihanda ndi kukabwira nyine ati nkajyane mbone igisaza cya gisaza twibye inkoko ejo muri Sukiza mbone kiraje kirankubita ibishyi ndiruka cyari kinyishe wasanga ugiye kumbwira ko ari wa musaza twibye inkoko ejo bundi ni wenyine ese hari undi uheruka kwiba inkoko muri ino minsi uriya musaza bijemo gute komeza wicara aha ngaha ahubwo araza ari kwizereza hano muri iyi karitsiye komeza wicara araza gushyingura ndabura niba ari ibisazi tuve muri izi karitsiye hakiri kare akomana niba wumva niba utumva nk'ubu nawe nje kukureba hano wicaye numva ubugambo uri kwivugisha kuri telefone komeza uyicara araje kukwereka seriyese mani wa musaza w'uburinete se wowe va mu by'uburinete araje utahurikiraho kuko Kabiriti GP mafaranga sawa Hello Kuri wageze aha bugiye nyuma y'imodoka noneho ndaje ngiye kujisha madamu ntabwo ntibari kugira vuba sawa Shali sinaguritegura bize bise kuki watinze
buri gutinda oya aho tugiye turarya ariko bwiwe genda kwambara kwani ngiye nsigaje kwambara agashati gusa ahubwo uzana rya kote iruka gira twavuga rwose sasa rero kuko bimeze madamu agiye muri dushe mu cyumba cyo urakata ruguru mu cyumba ufata umwana ugenda mu cyumba cy'umwana uke sawa gira vuba iki gicucu ntabwo aragerayo koko cyangwa bagifashe yesu ntabwo bindeba byaba umujyana icyo nshaka genda wakijugunya mu ishyamba wagira gute genda kandi ntugore gusa sawa umwana wanjye ndamubuze umukozi ambwiye ko nta mwana afite uri ko mufasha kureba umwana wanjye oya ngwino umwana wanjye ndamubuze hano mu cyumba umwana ndamubuze ngwino mu cyumba niho yararyamye ndamubuze oya ngwino tujyane ujye kunyereka ahantu umwana wanjye ndamubuze ngwino humura ngiye kujya kujya mu cyumba cy'abana humura ariko tuza kandi urebe humura kandi ntabwo bikomeza kuri ariko rero uzi humura ariko oya bikomeza kureba umwana arabona ako si hagase kize ngo nubwo ngeri mutoya abo nta kintu ubwisanzure kana kigende nshaka kwanyagira ubwisanzure bwinshi kandi burenze aneso Beri mfasha gutya muzana inkuru ishyushye ego ko mana yanjye umuntu uri murange ngo iki uziko papa arebe ejo bundi twahuye uvuze ngo iki aravuze ngo twahuye na papa wawe ibyo isimba avuga n'ukuri umva twarahuye isi hagiye atubwiye ngo iki yababwiye ngo iki yaratubwiye ngo arareba rero ntabwo nzi ko ubunyobore kuri telefone ntegera hangana uzi se ubu wateze moto ariko yinjira na moto mfasha ese kuzana amaguru ntandi kuhagera se ariko warahindutse rero nta guhinduka kudasanzwe ahubwo ni iminsi tumaze igihe tutabonana nawe urabizi neza urabyibuka hashize igihe kinini n'ukuri imyaka 10 ntirangiye 10 irimo none se baby ko duherukana kera ariko duherukana twite umwana ari he bimeze bite utandabuye utama amakuru aribwo nkiza bimeze bite mwese ubundi wowe nicyo ngicyo kikuzanye ahangaha uje kubinyibutsa se none se baby ibibazo nzanye n'ibihe byagenze gute se kutambwira rekera gukomeza kunyita ngo baby ndi umugore uri mu rugo rwe kandi wubatse ntabwo mva ibintu uri kunyitira mu rugo rwanjye hagiye ngo mwahuye ejo bundi mwahuye bimeze gute se ngo iki uziko twahuye afite n'agacuma yanasinze akuzi yuko umutima utuje bakubwirirana bite kubwirana wabaye ntacyo nabaye ariko ese papa uvanye ku muhanda none se ntivana urabona ntafite amaguru
kandi uri impumyi. cyajyana ugeze mu nzu Ariko papa ibintu ntabwo byumvikana bivanye ku muhanda gute uri impumyi. Ariko uzi ko mbyibutse ejo ndi papa nawe namubuze mubitana nawe ahangaha ku muryango yasinze. umenye ko atari bimwe bya kera. none se ikibazo ni kimwe ndakubaza umwana ukarakara ngenda bizi ufite umugabo kameme ariko se ndakubaza ikibazo cy'umwana ngewe nabonye twite nkabona ibintu byose bisa bino hari ibyo ntazi ntasobanurira. Nyuma y'aho mbyariye rero ubuzima bwaje kuncanga burankomerana umwana nkajya mufata nkamurarana ku muhanda noneho nza guhura n'umugabo wa hano aranjyana turabana hashize iminsi igihe kingana n'amezi 2 twari dupanze kujya ahantu n'umugabo nje mubwira ko maze kumutegurira ibyo kurya bya mu gitondo arambwira ati genda ujye muri dushe ubwo ngiye muri dushe nibuka ko ngomba gutunganya umwana ngarutse nsanga umwana mu cyumba ntawe urimo. Uramubura? Mbajije n'umukozi arambwira ngo umwana ntawe. Inzu turayihiga umwana ndamubura. Inzu turayijagajaga tubura umwana. Ese nshuti yanjye ushatse kuvuga ko umwana bamushimuse se yagiye mu buryo budasobanutse uwabimenyesheje umuyobozi se umugabo wawe se nta kintu yagufashije basi mu maguruke mushaka umwana gute mwicaye umwana adahari? Sasa uzongera kuduhakanya ko atareba Jessica ariko sindabyizera neza njye mbona ari impumyi budi nkabona sha sinzi pe nanjye yarancanze nkuko natwe yaducanze. ndabyumva kabisa ariko uzi ikintu ngiye kuzakora ngiye kuzamuneka ndebe kareba. Uracyari mu kuneka papa wawe arareba. Umugabo wanjye ngo yagiye mu buyobozi niko ahora ambwira ubwo nanjye buri munsi muraza ku nkeke nkamwiriza ku nkeke akambwira ngo yashyizeho abantu bamufasha kumushaka nanjye nkirwanirira nkajya kumushaka mu muhanda hose namubuze. sha rero ngereka mubiri ndumva ibyo bintu bincanze n'ubwonko kubyumva birangoye. Umwana yabuze se umugabo ari ahari cyangwa adahari? Nimusize muri salo. Muri salo. Ambwiye ngo njye ko se ukambwira ngo uwashimuse umwana se yaciye mu gikari yatoboye inzu byagenze gute? Ubwo nta muntu mu gikari umukozi yari ahari. Ega mwana ibyo tukubwira twe turabizi papa yarabitwemereye kareba. Niyo mpamvu nababwiye ngo ngiye kumuneka mwe muhame hamwe gusa murebe. N'ubu turi hamwe reka dutegereze turebe. Ibi bintu ntabwo ndi kubyumva ntabwo bishoboka. Wambwira gute ukuntu umwana yabuze akaburira mu nzu mwese urugo rwose muhari? Ahubwo ibi bintu ngiye ubwanjye ndaje mbishyire ku mutwanya mbikurikirana. Ubwo nta muntu umwe muri mwebwe ngenda bivuga gutyo. Uko niko kuri kwanye ngiye kubijyamo mbikurikirane. Wabungiriye neza. Ngiye mfite ubushobozi bwo kujya muri leta nkabanza ngakora iperereza rishoboka ryose nkamenya ukuntu umwana burira mu rugo mwese muhari. Byanaba ngombwa basanga namwe mufitemo uruhare. Uburenganzira burengera umwana burahari. Nimara kwinjira mu burenganzira bw'uwo mwana wabuze mwese muhari hari igihe bizarangira namwe babafunze. Risk izabageraho ndabizi. Ubuse nakihekura. Ko yari icyo nshatse kuvuga ngiyewe ngiki. Ibi bintu nimara kubiha umwanya nkabyinjiramo. Murice muratuje murarya mukiryamira uburenganzira bw'umwana ntacyo mubitayeho ariko nge nkibyumva ibintu nkabikurikirana neza nkabiha umwanya. Yaba we n'umugabo wawe. Ntabwo nkangura bizi akubaza bafunga. Ahubwo se wabinkurikirana ukabishobora. Ibyo bindekeye nge nyine ndabyitaho. Sha wabungiriye neza. Kamara amaze imyaka 10 yose ndira wenda we wayampanagura. Nge nkibyumva ubu ngiye gufata icyemezo mbikurikirana ahubwo uwo mwana wari waramwisengukiye. Yitwaga Kariza. Kariza? Umukobwa. Yari umukobwa. Iki kibazo ndaje ngikurikirana. Yari afite akabibi hano. Afite ikibibi hano inyuma gutwe? Hano gutya. Umukobwa. Kariza. Ndaje amakuru ye nyakurikirana. Sibyo? Naguhembe. Genda bikwijeje. Reka ngende ari hano ndashaka kujya n'ubundi. Ubwo muri weekend ndaguhamagara mu bityo maze kugeraho. Uzaze hano. Wowe yanjye nzaza nta kibazo tuzavugana. Kandi ugumye ukomere ibindi naho kuri telefone. Sawa sawa. Uyu mugabo ndabona yaba afite gahunda ari w'imihanda.
ariko aramutse amubonye uyu tubana namuhemukira.